Ndakuramukije wowe unkurikiye muri aka kanya. Nk'uko bisanzwe ni Yvonne Mushimiyimana cyangwa se Sister Yvonne ugusuhuza. Uyu akaba ari wa mwanya w'inkuru y'umunsi. Uyu munsi twaba tugiye gusomera hamwe ubuhamya bwa Lajen Delaram w'imyaka 48 ukomoka muri Bitari. Yari umuhinzi mu burasirazuba bwo mu Buhinde mbere yuko abona igitangaza cy'Imana. Iyi nkuru ikaba yarasohotse mu kinyamakuru Amakuru y'Ahandi kwa 26 Mata 2014. Reka dutangire umwanya bwacu. Lajen Delaram aratangira agira ati: nari umuhinzi w'umukene ukomoka mu mudugudu wo mu burasirazuba bw'Ubuhinde. Ntabwo nari narize, nta n'amafaranga, nta n'umutungo wundi nari mfite, ariko nitaga ku muryango wanjye, abaturanyi banjye n'abandi bantu bari bankikije. Nakomezaga kurakara ubwo nabonaga uburyo abantu bankikije bagirirwa nabi. Icyo gihe nibwo nafashe icyemezo cyo kugira icyo mbikoraho, maze jyewe n'inshuti zanjye 9 twiyemeza kurema agatsiko k'amabandi kageragezaga kurwanya akarengane. Ako gatsiko karushijeho kugira urugomo. Njyewe n'inshuti zanjye twumvaga ko nta kibi dukora. Rimwe na rimwe twicaga abantu kubera ibyaha byabo. Ubwo icyo gihe nibwo twatangiye guhigwa na polisi. Ubwo twahise duta imiryango yacu dufatiye ishyamba tujya kwihisha mu ishyamba. Njyewe njyenyine ninjye wari ufite umuryango. Ubwo icyo gihe ninjye washoboraga kuba nasohoka ishyamba nijoro nkaza kureba umugore wanjye n'abana, ubundi nkongera nkasubirayo. Umunsi umwe numvishe ko hari abantu batazwi bakoresha amateraniro mu mudugudu nari ntuyemo. Nafashe icyemezo cyo kureba ibihabera. Icyo kigoroba cyakurikiyeho nicaye inyuma mu materaniro ubwo pasiteri yavugaga ibya Yesu. Narabisuzuguye. Nabifashe nkaho abo bantu baje kugira imbata abaturage bacu bitwaje idini yabo, nk'uko mu bihe byashize abanyamahanga bandi bari baragize imbata ubwoko bw'Abahinde mu bya politiki. Nateze amatwi iminota mike gusa, maze nisangira abagenzi banjye mu ishyamba. Nabwiye bagenzi banjye ibyo nabonye, maze ikindi kigoroba tuza kurogoya ayo materaniro. Turabirukana ngo bagende bave mu mudugudu wacu. Ku kindi kigoroba naragarutse nyura mu iteraniro rwagati, maze njye imbere ndi kumwe n'akagatsiko k'amabandi yanjye. Narababwiye nti mufate aba bagabo tubajyane mu ishyamba bajye kuba ingwate zacu. Pastor yitegereje Legendara. Icyo gihe pasiteri yaranyitegereje maze ambwira atuje ati: muvandimwe, nta kintu kibi dukora. Nawe icara hasi utege amatwi wumva icyo tuvuga. Numva ibyo tuvuga ari bibi, utugenze uko ushaka, ariko bwa mbere icyo tugusabye ni ugutega amatwi. Ubwo icyo gihe nuruwe n'amagambo ya pastor. Nasubije igitero cyanjye inyuma, maze turicara dutega amatwi ubwo butumwa. Pastor yaravuze ati: Yesu yaje ku isi gupfira ibyaha byacu. Bidatinze umunsi umwe azagaruka kujyana abantu be abajyane mu ijuru. Nubwo nerekanaga ko ntabishaka, ariko muri njyewe numvishe nezerewe. Ubwo nategaga amatwi amagambo ya pastor, nahagaritse gutekereza kongera guhagarika ayo materaniro, ahubwo ntangira gutekereza ibibi byinshi byose nakoze mu myaka mike yari ishize. Numvise ikintu gihindutse mu mutima wanjye. Numvise umutimanama wanjye umvugisha. Nyuma y'ayo materaniro nasubiye mu ishyamba, ariko iryo joro ntago nigeze nsinzira. Naratekereje nti nubuhe buryo nshobora kuba narakoze ibi bintu byose koko. Mbese ubu ngubu nshobora kubabarirwa ubugome bwose nakoze. Mu gitondo kimwe narabyutse ndambara, kubwo kumva nihebye ko ntazigera mva mu mworera w'ibyaha nicukuriye njyewe ubwanjye. Icyo gihe
narazindutse njya aho pasitoro yari acumbitse. Ubwo pasitoro yakinguraga urugi yaratangaye, yatekereje ko mvuye mu ishyamba nzanywe no kumwica, ariko yarikomeje aranyakira. Yambwiye yitonze ati, ubwo icyo gihe nabwiye pasitoro nitonze nti, ndumva nshaka kuba mu itsinda ryanyu, mbese Imana yanyu izanyemera? Pasitoro yaramwenyuye ati, rwose Imana izakwemera, yemera buri muntu wese uza asaba imbabazi z'ibyaha. Ubwo njyewe na pasitoro twaraganiriye, turangije turasenga. Numvise mu mutima hajemo urukundo rw'Imana, kandi numvise mpindutse umuntu mushya. Ubwo navaga kwa pasitoro, abantu bari bafite amatsiko, abambonye bari bafite ubwoba kuko barantinyaga cyane, bari bazi ko ndi nta mpuhwe. Baje biruka binjira kwa pasitoro ngo barebe ko namwishe. Bageze mu nzu, pasitoro yababwiye yisekera ati, ndi muzima, ahubwo Rajendera wa kera niwe wapfuye. Umugabo mwabonye ntabwo ari Rajendera wa kera, ahubwo ubu n'umwana w'Imana mushya. Natangiye kujya nigana na pasitoro. Uko narushagaho kwiga, nakomeje kugenda nsobanukirwa ko iri dini ridasobanura ububata, ahubwo risobanura umudendezo. Ikindi gihe pasitoro yabatirije mu ruzi rwari hafi aho. Ubwo nanjye nahagurukanye n'abandi bashaka kubatizwa, barimo umugore wanjye wari witeguye kwibira mu mazi. Ariko mbere y'uko mbatizwa, nabonye abapolisi bazengurutse aho twari duteraniye. Baraje baranshakira, ariko ntago nabarwanije. Mbere y'uko banjyana, nabwiye abantu nti, mbasezeraniye ko nimara gufungurwa nzabatirizwa muri aya mazi. Namaze amezi 6 muri gereza, ariko kugeza n'uyu munsi ntago nzi impamvu nafunguwe vuba. Nakabaye narakatiwe imyaka myinshi cyane, ariko mu buryo butunguranye nagiye kubona mbona baramfunguye. Nahise njya kwa pasitoro kugira ngo nongere kumusaba kumbatiza nk'uko yari yaransezeraniye, kugira ngo buri muntu wese amenye ko ndi umuntu mushya muri Kristo. Ubu narahindutse, ndi umubwirizabutumwa w'ubushake, kandi ngurisha ibitabo bitandukanye harimo na za Bibiliya. Ubu nkorera muri ya midugudu nahozemo ntera abantu benshi ubwoba, kuko Imana yahinduye imibereho yanjye. Nshuti muvandimwe wakurikiye ubu buhamya bwa Rajendera wo mu Buhinde kuva butangiye kugeza bushoje, Uwiteka aguhe umugisha. Nibe bwagufashije, kora subscribe kugira ngo uzabone n'ubundi butandukanye buzagenda bukurikiraho. Nshuti muvandimwe nkwibutse yuko impamvu mba nafashe uyu mwanya nkarikodinga ubu buhamya bw'abantu ni mu rwego rwo gusana imitima, mu rwego rwo gufasha abatentebutse, mu rwego rwo kugarura abantu kuri Yesu. Niba unshyigikiye rero, kora share kugira ngo bugere no ku bandi, nabo babashe kumenya inkuru y'ukuri gukiza, ukuri gukiza imitima, ariko kuri kwa Yesu. Kora share kugira ngo bugere no ku bandi, kora like, kandi ufite ikibazo cyangwa inyunganizi cyangwa ikindi gitekerezo icyo ari cyo cyose, wagishyira hasi muri comment, mpita mbisoma kandi nkagusubiza. Uwiteka aguhire, ndagusabira ko wajya ugira Imana nyambere muri byose. Uwiteka ntabwo ajya ahemukira abamugira nyambere, kandi Uwiteka ntabwo ajya asubiza inyuma abaza basaba imbabazi z'ibyaha bakoze. Umwemere none kandi umwakire mu bugingo bwawe, niho uzagira amahoro nyakuri. Umunsi mwiza, Uwiteka aguhe umugisha.